Radoni TV. Amateka ni urumuri rutwibutsa aho duturuka tukamenya aho tujya. Murakoze kwiyunga na Radoni TV. Uyu munsi turahera ku rupapuro rukomeye mu mateka y'u Rwanda, umunsi igihugu cyatakaje umwe mu bami barufataga nk'umutekano, ubumwe n'icyerekezo. Umwami wa gatatu Rudahigwa, umwami wagiye ugira uruhare rukomeye mu guhindura imyumvire y'igihugu mu iterambere no mu gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Gusa tutaratangira, niba hari umuntu cyangwa ikintu wifuza kuzamenya amateka cyangwa se amava y'imvano yacyo, twandikire muri comment kugira ngo video ikurikira tuzayigukorere. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda, ubwo umwami w'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa yatangaga, urupfu rwe ntirwigeze ruvugwaho rumwe kugeza na magingo yo. Dore uko byatangiye. Mutara wa gatatu Rudahigwa yavukiye i Nyanza mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na rimwe. Yari umuhungu w'umwami Yuhi wa gatanu Musinga na Mukashema Nyirayuhi. Nubwo yavukanye ubuzima bw'icyubahiro, ntibyakuyeho ko yakuze afite ubwenge n'ubwitonzi. Byamugaragazaga nk'umwami ufite icyerekezo kitari gisanzwe. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe, afite imyaka 20 gusa, yimitswe ku ngoma. Icyo gihe u Rwanda rwari ruri mu maboko y'ubutegetsi bw'abakoloni. Kwimika umwana muto muri ibyo bihe by'intambara y'icyerekezo cy'igihugu byasabaga ubutwari n'ubushobozi. Nubwo yakoraga mu bihe by'ubukoloni, Rudahigwa yari afite intego yo guteza imbere ubwigenge bw'Abanyarwanda, si mu maboko gusa ahubwo mu mitekerereze. Yashyize imbere ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere, uburezi. Yari azi neza ko igihugu kidashobora gutera imbere nta baturage bize. Yashyigikiye amashuri, anafasha urubyiruko rwinshi kubona amahirwe yo kwiga. Icya kabiri, iterambere ry'ubukungu. Yashishikarije abaturage gukora neza ubuhinzi n'ubworozi. Yashyiraga imbere gahunda ziteza imbere imibereho y'abantu basanzwe. Icya gatatu, ubumwe bw'Abanyarwanda. Yahoraga avuga ko u Rwanda rugomba kuba igihugu cyubakitse ku bumwe, ku mahoro n'urukundo rw'umutima wa Kinyarwanda. Mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na gatandatu, yatangaje ku mugaragaro ko yeguriye u Rwanda Kristo Umwami, icyemezo gishimangira icyifuzo cye cy'uko igihugu cyayoborwaga n'amahoro n'ubutungane. Ingoma ye ntiyari yoroshye. U Rwanda rwari ruri mu bihe by'impinduka za politiki. Hari igitutu cy'abakoloni, hari abashakaga impinduka, hari n'abatazishaka. Ariko Rudahigwa yakomeje kuba umwami w'abaturage, umwami wajyaga mu baturage, akunda abantu, akunda igihugu, kandi ukwemera kwe iterambere ry'igihugu rigomba guhera ku baturage ubwabo. Tariki ya 25 Nyakanga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda, igihe yari ari mu Burundi, hatunguranye inkuru yashegeshe imitima y'Abanyarwanda bose. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze. Inkuru ye yakwiye mu Rwanda, Abanyarwanda bose barahangayika. Umwami wari umutimanama w'ubumwe bw'Abanyarwanda, umwami wari uzwiho gukunda igihugu, yari atakiri kumwe n'abaturage. Icyo gihe igihugu cyinjiye mu bihe by'amakuba, kuko gutanga kwe kwakurikiwe n'impinduka zikomeye mu butegetsi n'imitegekere y'igihugu. Bivugwa yuko yatanze ubwo abakoloni bamuzaniraga imiti, bakamutera urushinge bamubwira yuko ari urwo gutuma aruhuka, ariko birangira umwami w'u Rwanda, intwari, imanzi, Mutara wa gatatu Rudahigwa atanze. Nubwo ingoma y'itari ndende,
Mutara wa gatatu Rudahigwa yasize umurage udashobora kwibagirana mu mateka y'u Rwanda. Yari umwami w'icyerekezo n'iterambere, yashyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda, yaharaniye ko u Rwanda rwigira kandi rukagira ijwi ryarwo. Yafashije urubyiruko rutari ruke kubona amahirwe yo kwiga n'ayo gutera imbere. Yabaye umusingi w'ibitekerezo by'ubwigenge bw'u Rwanda bwabonetse mu 1962. Uyu munsi izina rye riracyavugwa mu mateka y'u Rwanda nk'isoko y'icyizere n'ubuyobozi bwubakiye ku mutima w'igihugu. Gutanga kwa Mutara wa gatatu Rudahigwa ni kimwe mu bice biteye intimba mu mateka y'u Rwanda, ariko ni rwo rugero rwerekana ko umunyacyubahiro ashobora gusiga igihugu gifite icyerekezo, amahoro n'umurage w'iterambere. Uyu ni wo munsi isi yatakaje umwami w'impinduramatwara, ariko u Rwanda rwagumanye izina rye mu mateka. Mutara wa gatatu Rudahigwa, umwami w'ineza n'icyerekezo. Amateka ni urumuri rutwibutsa aho duturuka tukamenya aho tujya. Murakoze kwiyunga na Radon TV. Kora subscribe, share na comment niba hari umuntu cyangwa se ikintu wifuza kumenya amateka cyangwa inkomoko yacyo. Hanyuma Imana y'amahoro bamahoroneze mu mahoro yayo. Mugira amahoro y'Imana. Njye The Radon.